Ane kame mbona yangirira kuko ntayo bifite birengi waje telefone yanjye wohera mu cyumba ngende rukanyishyira hano gute wowe wayisize wayijyanye mu cyumba wa mwana icara hangaha ubu ngubu wasanga wari wayigiri kuri filime ya naruko nyiko bare mubwire hano sibyo urabizi umwana wanjye nkunda kandi mpoza hehe nguko niba umutima haba hagenda ntago bese sibyo dakwiranye mu bijyanye n'amatelefone telefone irangaza umwana sibyo telefone ituma umwana atiga neza sibyo by'umwihariko haba hari ibintu byinshi cyane byarangaza umwana w'umukobwa sibyo singushaka muri ibyo bintu habe na gato nkeneye kuba umwana ufite disipline ibintu noneho by'umwihariko wumva ngo wahamagaranye n'umuntu bw'ubusore sore umunsi nabigusanzemo ko nzabonana nawe ra hanyuma ubu ko muba wiyambitse ku maboko yombi n'ubwisha kuri bana gukona ko ari shaturi yewe ndagiye ukumva ugerageze ukora imirimo hano sinze kumva ngo wagona hari ukuntu njya mva hano naza nkasanga harajagaye nabaza bakambwira bati ngo hari haje umuntu hano nkibaza uwo muntu ni mu ntoki sibyo urabibona turi abantu bibashye bari VIP kandi ibintu biri aho ngaho byo kumva ngo umwana ngo uwo kwa runaka ngo yabaye akarara oya simbishaka sibyo simbishaka ngo kugende ubanze ukore isuku mu nzu hanyuma uze koza amasahani utetse sibyo kandi gerageza uteke igitoki ngirabizi nicyo nkunda niba ngo mutekera imiceri yanyu simbizi sawa reka nitegure njye ku kazi ngende njye ku kazi k'abandi zo kwa njye nahira kambe ngende Joshua ubwo nyine ndagiye ku kazi imvura twamenye urugo natunganye kwe n'amasuku hose ibintu nyine byo mu rugo ngomba kubikurikirana usanga bimeze neza kandi urazira gahunda uzishyire ku murongo uziteho zirafasha sawa rero komeza akazi kawe ndaje mite muvugisha uburyo ziriya kamyo duhita tuzifatira umwanzuro abashoferi nabo basigaye badusubiza ariko ndaje tubikemura uretse gato sawa cyecuru bite hanyuma ikintu cyatumye nguhamagara ngo duhurire hano ndashaka ya mafaranga yanjye kugira ngo bizinesi buriya yagurwa n'amafaranga ntabwo yagurwa n'amagambo ndashaka ya mafaranga yanjye naguhaye kugira ngo ngire ibindi bintu nyakoresha aba boss tuba dufite ibintu muri bare tumageneye kurangura business iki ndumva waje yazanye kuko nagusobanurira nawe ari kurihuse pe urihuse nari ntarayabona neza gusa ndateganya kuyaguha vuba ahangaha rero nkubwire nta mwanya wundi ifite wo kuzatanje kukureba n'uyu nguyu ntaye harimo inyungu zirenze amafaranga ufitiye na ndimo nkwaka none ngo ntayo ufite ngo tuzongere ngo dupange ngo guhura ya birashoboka wanyihanganira niba mu gihe cy'amezi 4 rwose ari amafaranga ari menshi cyane miliyoni 2 bari amafaranga amezi 4
mu mezi ane hari abandi bantu bakeneye inguzanyo nk'iyo nari naguhaye, noneho urimo urayifatira amezi ane, uri banke uri iki gifatira amezi ane y'amafaranga yanjye navunikiye. umva rero nkwereke, reka tubigenze neza ibyo byawe amezi ane mbere. Ikindi kintu ufite ndahave se have mwana ra amafaranga bari muri bizinesi z'akazi, ntabwo bari muri bizinesi zo kubona utaburi kunteza abantu koko. Ariko hari ikintu nibutse, uri kunteza abantu, hari ikintu nibutse, uretse hari ikindi kintu nibutse. Kigikize kibuka wampaye telefone zanjye ndaziguha. Hari umukobwa wawe nakunze. Ndamufite yitwa hano. Uriya mukobwa wawe yakira telefone zawe, noneho nubwo ndi umukire mfite amafaranga ariko ntabwo ndatera ivi ngo nshinge urugo. So deja ndumva kugira ngo nguhanagure ideni wabijyamo. Uriya mukobwa wawe nabonye afite n'ukuntu yigenza kutari kwiza, afite agasuzuguro, afite ukuntu yiyumva, ariko ndumva nta kuntu yakwiyumva ngo yaga amafaranga, kandi miliyoni 2 mfitiye nubwo nabifashe ubu telefone bwawe ntayarimo, nawe urabizi. Rero ndumva wagenda ukamubwira ukamwumvisha, naramukunze ariko ntabwo ndamuganiriza ngo tugirane communication yo kubimubwira. We ndumva wagenda ukabijyamo bitewe no kugira ngo ntazateza kariya kazi umuntu abamo ngo twari n'utundi tuntu ufite, noneho ukamushyingira ideni rikaba rirarangiye. Ese reka mubwire, mu by'ukuri uriya mwana wanjye hani sibyo uko angana kuriya ku myaka ye uri kubona muzabana, uriya mwana uri shuwa yuko yakwemera? Ashaka kuba yifitiye urundi rubyiruko, waretse ko nzakwishyura amafaranga yawe ko ndumva uri muzanamo ibintu birebire ushobora kuremereza. Soje n'ikende wagira ngo twiga hari n'inyatsi neza ngiye byarananye. Nabe n'ikiyedura cy'udonge ndacyakura ubusafuriya bwo mu rugo. Wenda nambe nawe nyine uzubukumbira nawe mwiseta kabisa. Mwese muri kwivuga ibigwi byanyu ngese ko mutangiye no sugiye nyine wereba ukuntu ki. Ako se man umuntu abanyize ko kwimweta kabimeze gutya ko tubwisuku. Nakize kizema. Yawe wageze urumva. Uburyo ubusa uburyo tuba tumeze. Mama umeze ute? Subisunda kiye kukurusha ko. Reba isaha wambaye. Isaha uza amafaranga igura. Vladimir Putin wa muperezida wo muri Amerika yombiye niwe yabayiyamba. Isa ni garaferi wayimaye mima kugira nawe. None nge abakecuru bambaza yabaye ryari nkababwa ati ntasangi bajya kunseka bakamwe ngo umuntu w'umujene ni gute burisa. Nkababwa ati n'ubukene nyine bakecuru banje nkababwira gutyo. None se n'ubu ushatse kumbwa kutaragura phone? Mana yawe phone zivuye hewe garaferi. Amafaranga mu bwo bahereye banyishyurira kugeza na n'ubu nabaye imbobo mani. Ntabwo ubu nayo ndikibazana nakura akazi ahubwo mwende kumva nibyo biyede murabifite. None ngewe nirirwa bambwira ati we mu murima isuka iri harira kwikiye huko. Avuga ati usu nabigenze nabe nawe ufite yo guhinga. Ngewe rirwa mu byombozi. Bura nukarita nukaruka utamenya sibyo? Ngewe nza kumenya ko nzasoza kwiga nkaba umushomeri. Wallahi ngiye nari kuzabwira mu rugo ari amafaranga. Neko naranayashinzemo boutique. Ariko ibaze n'ukuri kw'Imana. Ibaze kusoza kwiga sibyo? Ugasoza kwiga mani ukabwira wanyu ngo nimungurire bodaboda zo kwambara dore nimero wazinguriye. Abantu b'abasore nawe muri konseta kabisa, mwese muri kwivuga ibigwi no se ubu ngewe rega rwose hano turabashomeye. Noneho nibe nawe ufite nawe kazi none sibyo? Nge none narangije ishuri noneho aho kuvuga ngo reka tugushakira akantu wenda uzacuruza n'amagi ku matere gutya ku muhanda, ahubwo ejo bundi ngiye banamfunze mani ngo kubera ibintu nyine by'ubuyobozi kumva ibintu nk'ibyo ngo kubera ngo ntayasubiye ku ishuri tusinigeze ndangiza neza. None uyu nguyu ubwo harimo arivuga ibiki ngo yoza amasaha nibe nawe sha ajya ngo kiriya gipapuro badongo ni diplome nicyo gituma tubona akazi. Ubu nunamye mu byumba byo mu rugo uko nishimye ndebera nyine shabye nabe amakuru mureke mbateri story. Muribuka twiga wa mwana wigaga muri hege bitaga hano
wa ndi umukobwa w'inzobe aramukundaga ni waramukundaga namukundaga nyine nuko ntabashije kubona amahirwe yo kubimubwira cyane watumye umera gutyo wiroza ibyombo buriya niwe watumye aba ikigori reka mbyemere ko ari we watumye noza ibyombo se we n'iki cyabiteta ariko jyewe nubwo meze gutya urabona ndi umusirimu nawe urumva ntabwo umeze nkawe wowe bigaragaza ko umukobwa ari uriya mukobwa ari wamwishe mu bwonko numva abantu bameze nka ba gisegeti ni benshi rero utangiye kuducyurira wankagaruka kubakira numva twakubwiye ngo uri umusirimu ngo utangire nta nubwo turi no mu rugero rumwe ahubwo njye ndimo ndanagira igendere nyine basi wewe nari ndimo ndanagira ariko wowe nyine mani reka nyine mbabwire mani wowe ibintu uri kuvuganira na ubushumeri mufite urumva ubushumeri mufite ntawo butagezeho nshumi yanjye erega abana bari kwiga muri iyi viziyo ni ukuvuga ngo wige iwanyu hari ihene uvuga ati wenda ejo nindangiza kwiga kari agatungo nzajya kugashora none mu rugo ntagahari hari namwe ntagahari none mutangiye no kuntera amabuye ko ahubwo se mani nta kiyede wabuze uri kubona twishimye ariko nyine nawe baze kugira ngo nsoze mu rugo kugira ngo nsoze mu rugo baratanze amafaranga angana kuri sibyo muntu ubu ngubu nsigaye ndwanira mu kindi umva barahamagara ngabayede nkimanika bwa mbere n'ikidobori n'igiti anahora uri mu mandazi urasamye wabaye nkarizagwira ya mpano nawe yabahereye dore urasirimu kandi nari nguhaye inzira zo kucyoroshya so ibintu byo kuvuga ngo wenda ndamuruta ndagira gute burya urukundo rw'ubu rero ni amafaranga kandi afite urabizi ujya kunguza ziriya miliyoni zanjye ufitiye ebyiri twahuriye mu nzira nk'uku nguku ngira gutya ndaguha amafaranga yo kurya nakatabuze n'inkinda ku baravuga ni nkoko umwenda nk'inda ku mutindi komeza iryo jambo nturiteshuke ni nk'inda ku mutindi rero uriya mukobwa numara kumumpa n'ikindi cyose uzajya ukenera birumvikana nk'amabukwe nta deni nta no kukuguriza uzajya uza wisange nguhe bo reka rero nkwereka aho kantu uvuze ndakeka kari keza kandi n'uburyo bwo kunyoroherezamo gake urajyamo neza urimo uramenya ubwenge ariko nta mwana azabyemera reka nkwereke mugisha utondagira amabyi reka nkwereke reka ngende umwana muganirize bimwumvishe nubwo yari akiri kwiga ko bizagorana ntabigorana bite kwa ishoramari bigorana ari amafaranga ni menshi ngomba kuguhereza umukobwa wanjye nzaguha n'andi wowe akira nzaguha n'andi wowe kuri fone mu kanya diriza diro ndaje nguha amakuru kandi ntumbwire ngo yanjye ntazihari ntumbwire ngo yanze ndaguhamagara kuri fone sibyo ubwo gahunda nuko tuyipanze nuko nta kundi utazambwira ngo yanze ngo ibiki n'ibiki nimba arimo yiga nzamwishyurira agume yige nimba ari n'indi mishinga arimo nzamwishyurira agume yikore ariko tubana mu rugo nk'umugore wanjye kuko ndamukunda ibyo bintu ndaje mbigema ari amafaranga ni menshi yazampagama sawa kuguhamagama gusa oya umva rero kubita imfubyi ubwiriza kurira karenda zindi ndashaka kumva igisubizo kiri cyo mu kanya gato ngiye kugera mu rugo mpite mwicaza sawa mpite mubwira uko amakuru ahagaze ubwo nuko tubipanze nuko nta kundi urama amakuru y'ukuntu bimeze yego ko kuri fone ni nkako guhakana ntibyemewe kuko nahakana ni wa mugozi nzagushyiramo ntari amafaranga yanjye aravuga mujye murya muzi ko muzaba buriya ari amafaranga yiwe kuko niyo agiye kumpagama kugeza ubwo muhaye umwana wanjye we umwana wanjye arabyemera koko ariko agomba kubyemera kuva se yagenda neza neza ibintu byose byaranze simfite ubushobozi bwo kumurihirira bimaze no kunanira aho kugira ngo nzahagamwe n'amafaranga nagamwe n'amashuri uriya mwana agomba kubyemera yanze akunze ndabimutsindagiramo mpaka mpakira hane nuramo kubyanze nanjye urambira mu buzima ntabwo uri gukira umukobwa wawe ndaje ndabona nawe ko rwa ruhungu narwo ni urunyamahane ariko sha ni umukire ntabwo uriya mukire yanzira mu rugo
meze neza byatanye. Meze neza ntari bijafe. Ubwo se wari umeze? Shamani igihe none ibintu byaranze. Subizwaho mu twabaga hano hepfo se. Mani wo mu barimutse. Kandi noneho mu bimutse mani birangiye mbona akazi ari hirya. None kujya mu kazi biri kungora, situation ni nyinshi. None ibintu by'amatike byabaye byinshi. Sabundi wowe ko mbona usigaye ukora. Hase nkora iki? Nakubwiye ko nanjye mba ndi mu rugo mukuru wanjye ari we unyitaho. Nawe rero urakabije mani. Nk'abantu twasozanyije bose uko abenshi dufite akazi ari wowe usigaye mani. Zakagushugurikire se. Ubwo watinze. Urabona nanjye nibyo ndi kwirukamo muri iyi minsi. Wapi none ahantu ndi gukora sibyo bari gushaka abakozi benshi. We nzagushugurikiramo ariko nawe ugenda unerekere mama we ko nzaza kuba iwanyu. Kuko urabona mani hari ahantu bintwara amati. Reba uziko nabaze mu kwezi nsanga nigisha 30,000 membwe 80,000. Kaho ibaze. Ubwo ishatse kwa ngo ni veni nabwo wajya mu mayinite utuntu tw'uducogocogo tayari bita bihurira. Oya mama ari bubyemere ndabizi neza we nshakira y'akazi ibindi byose birahita bikemuka. Ariko wararangaye mwana nawe wararangaye. Iga nagari. Ese wowe wishinze bro wawe reba bayagutayemo agapapa keza agakabutura keza agapira keza na no dore usigaye unambara duraga. Hasi nibi. Ibyo se nibijya ariko mukuru wawe yabikuguriye. Wowe ufite mukuru wawe kwitaho. Kamembe Justin nta muntu numwe. Nta muntu none nuko ndi kukwanga kwa Mary barimutse. Nizo veni umbwiye kari nanjye uzihahama. None nawe izo veni urazibona. Ngiye kandi icyumweru gishobora kwihirika. Nta n'igihumbi ndakora. Dore niki rero mpfa n'abanyarwanda. Ngiye ndi kukuvuga ati nizo veni nzahamo mu rugo mu gihe wowe mukuru wacu kugura papa ikabutura umupira bishatse no kuvuga no kurya ni mukuru wawe haha na mama wawe. Si wowe urumva ufite ikihe kibazo. We nshakira y'akazi mwana kaboneka tuzavugana. Ndaje mbikugiremo kuri mama. We bingiremo wenda aho muneyo najya mbakubita tarani zo kurya nanjye senkana ibyibura senkana nkazibika. Dore we mpamvu umuteto woba wifitiye. Umuteto uba ufite nuko iwanyu bakikumenya buri kimwe cyose. Hamenya mu bikisa yanjye none ibi byose dore babingurira kubw'induru n'ubundi ngo ningire nshaka. Ntabwo bazantunga iteka. Ntamberega nawe bawateye iyo nduru ukayibona. Ariko iyo ubona ngiye dusozanya dusozanya mu rugo ari nge batezeho kujya barya. Urumva nta kintu uri kumvamo. None ni ubwangi ibintu bigeze habi. Ugiye kujya umwicaza ukamuganiriza ukanamubaza ariko nimba nta n'umukunzi erega buriya abana akaba baraguha ba nyirasenge kuruta ba nyina. Ese ko hari ibintu atambira yabaye umusore ndeba hari igihe ntekereza kumubaza ndetse namusherugira nkavuga ati se yabwira nabi ese niba ntawe aratwereka hano muri uru rugo nta musore urabona usamwegere nka nyirasenge muganiriza barase buriya ninjye yakumva kukurusha koko birashoboka buriya urabona yamubwira urabona buriya abahungu babona ukuntu ari inshuti kandi bajya bicara baraganira cyane uzinjurira murumuna we umubaze wumve niba uriya mukuru we nta shingano agira cyangwa anavugisha we nta kibazo ibitekerezo rero kajya kwitabira telefone iri gusoma noneho reka buriya nka nyirasenge abantu barubashye kanitabe telefone nzabitekerezaho ndebe mukuru wanjye nawe arasetsa rwose uriya muhungu we ko amaze kuba umugabo amaze kuba umusore kuko namuhera hera yego abitera mu magambo duhurira aha rero zere ko iyo twapanze zaciyemo zigiye kugera ku musozo. Iyo niyo mpamvu yatumye rero guhamagara uyu munsi byakunze mbabwira abahungu bandi bategura ikirori cy'ejo. Ntabwo birakunda kubera ko umukobwa wanjye burya naratashye ndabimuganiriza mu gihe ntangiye kubimubwira yahise abwira ngo agiye gusura papa we nyine mbona ntabwo yabyakiriyemo neza. Ubwo ushatse kuvuga ngo nshatse kuvuga ko ibintu bitaragenda neza. umva nkubwire mata amafaranga twe tuba dufite aba ari muri bizinesi z'akazi
ntabwo amafaranga tuba dufite ari ayo guha umuntu ngo agende yikorere gahunda ziwe izo yapanze n'undi zipfiremo. Ayo mafaranga waba uyafite ngo uyasubize? Dore impamvu njyewe ngiye kujya muri misiyo i Dubai kandi ndagenda mu cyumweru gitaha, kandi ntabwo numva nagenda nsize uriya mukobwa wawe bitewe na gahunda twavuganye zigomba kurangira ari uko umukobwa wabaye umugore wanjye nkagenda mujyana. None urumva nzajyaho mara igihe kirekire bampaye ntazi n'amezi angahe ko bitajya munsi y'umwaka, nzagaruka nzisanga umukobwa wawe agihari antegereje. Ni impamo nagize ndabivuga, umwana w'umukobwa aba nkushatse kubonera utwatsi neza neza, biri gusaba amasomo menshi cyane. Ariko ni gute akunanira uri nyina kandi ari nawe uzi diro twapanga? Erega urukundo rujyaho rushaka. None se niba twe turimo ndimo ndikiza kubera amafaranga ngufitiye, urumva umwana nzamufata nkamushyira mu rukundo bitari bitamurimo? Wowe waramubyaye ntarakubyara, uri nyina umupangira ibyo ushaka akaba ari ibyo akora, ntabwo agutegeka rero mu rugo rwawe. Ndizera ko uriya mwana ntagakurusha ubwenge. Kuba rero warakiriye amafaranga yanjye ni uko wizeye imitwe yose uzakoresha bikarangira uriya mwana w'umukobwa abaye umugore wanjye. Uko uzabikora sinkuzi, sinzagusanga iwawe nze kubigufasha, kandi ntabwo nshaka kumuterura mu nzira. Ndashaka kujya i Dubai duteye igikumwe, nkagenda mujyanye mu buryo bwemewe n'amategeko, tunasezeranye. Amafaranga sayibura jewe nushaka umbwire ngo ejo yemeye ejo bundi yemeye, ariko ibintu byo kuguma gutegereza wankore ibyo twavuganye bikarangira. Ariko ubundi reka kubwire sibyo, buriya nta kuntu waba unyongeye basi nka miliyoni, urumva nkagenda nkayimushukisha nkareba ko yabyemera. Miliyoni? Isanga ndi naguhaye miliyoni, isanga ndi ubwo zira wazibaye zingahe? Nyine urumva nimwereka ko kamiliyoni nkamugani wa musore niko yampaye ngo nguhe, wenda ari bugire gute, wenda ari bubyemere. Ariko reka nkubaze, amafaranga naguhaye wayamaze ute? Wayakoresheje iki? Umukobwa wawe atari yanyemera, ndumva yakabaye hari ku buryo uvuga uti nanga ndasubiza utw'abandi. Uri hano hano wari umeze gute? Meze neza ariko ndagomba kubebya. Arangije kwiga umunsi wita mutwibagiye. Cyakoza akazi. Wari ugiye se hano? Urimo uratenda. Icara nyine tuganire. Turana ko ndi kwihuta. Ahubwo se ngo ntiyakicara n'abashomeri bamaze kwiga shaho nibe nawe ari. Ahubwo do icara ahangaha tube twiganira. Nta nubwo Joshua wari umukumvise. Ahubwo reka njyewe nkusezere, sigara aho ngaho muwe muganire. Kwicara ni ngombwa. None se Chema cyangwa sha mwabona kundanye sha kuva na kera gira gutyo umusa inkweto yabonye yayo yewe mwe mugumanye yewe se hano koko urabona twarangije kwiga n'amaze kuvuga ko ngukunda bifashe Ari umubyeyi gabari imbere igihe cyose yakushije ikintu ntabwo wagikora. ntabwo kuko wamuzana n'uwo mama wawe nabimwisabye. Nimba ari ibyo ushaka uzambwire muze nawe ko nyine ngewe ntabwo byakunda, ahubwo reka nihute nayo ndimo ndihuta. Ko nta kibazo urabona uburyo yabaye mwiza we, umukobwa nciye mu maboko byaba bibabaje kabisa. Yemera ngo igice cyawe cyasigaye, none urambwira gute kukumaramo amafaranga ibyo twapanze nta na kimwe ndabona? Ntituranahura muri kumwe ngo tuganire, nta nubwo ndazi iwawe ntituranahura nk'uku nguku wamuzanye ngo tuganire, ahubwo turi guhura urimo umbwira ngo ningwa andi mafaranga aravuna ntago bayatora. Basi nyemerera sibyo? Cyo mfa n'abakire nk'aba. Mva nyine nkusaba akantu gatoya.
nyemerera kuri ino nshuro sibyo ibintu ngende mbyiteho basaye amafaranga ubu nayashaka nzamufate mujyana ahantu mubwiye ni yo gushopingira none tugerayo nawe uhinyuze gutya uhinyuze ukuntu nyine umeze ukuntu mpita mubwira nti uriya muntu se ko mbona afite amafaranga ntabwo twamwiyungaho wenda azahita ahera ko nawe agukunda uzajye kuri interineti umwereka ifoto yanjye ngewe nta mwanya mfite wo kuzaza muri ayo masoko yanjye ndaguma kwiruka ku mukobwa wawe nta mafaranga yanjye naguhaye ni gute nkomeza kumwirukaho jyewe kandi naraguhaye amafaranga yanjye twumvikana yuko ugiye kumunzanira kubimwumvisha yaba ari we yaba ari se ndetse na bene wabo ukabimwumvisha bubi na bwiza tekinike wakoresha ntago nziza cyewe nta mwanya mfite wo kuza muri ayo mashopingi yanyu nimba ari amashopingi ndaza kuhakora iki waramfatiye amafaranga ndabona kurya akaba ari ukwizirika amafaranga aravuna madamu umva kurya akaba ni ukwizirika ndagusabye mbabarira ndaje ngende mbyiteho ni ukuri pe umva rero fashe umva rero iminsi 3 yonyine ishire mbona umukobwa wawe cyangwa mbona amafaranga yanjye ibintu ni bibiri iminsi 3 gusa niyo nguhaye akiriye iminsi 3 nanjye ngiye kwishakira igisubizo uzirinde ntazagutuma abasore bandi ukajya gukoropa amatuwarete y'iwanjye amafaranga aravuna ntimugire ngo umuntu aba yayatoye umuntu ajya gukira byaramuvunnye wowe iminsi 3 gusa uyirenze nguhitana mama kunagiraga mubaza amakuru y'umukobwa wawe umukobwa wanjye mwiganye iki ni wowe urimo uratuma umwana wanjye mana we umva mbuze amahoro kubera mwebwe ni wowe ntabwo ari njye ni wowe gasore kandi amafaranga umwana amahoro ngende kuzira iki tutabeshye uzira ikibazo nshoza ngende nyoko indi nyoko njyewe nagiraga mubaza amakuru ye n'ikindi gihe rero uri kumva uri kubyumva neza ndi kubyumva uri kubyumva ndi kubyumva sinzongere kumva mbaza amakuru kuko ntago ndiraza ibaza cy'umwana we hano ngo ndantu hasi hagarara wacu hasi wa cy'umwana cyano niryo rimbijije ibyuya rimwe riratuma hana atajya ku murongo niko hanamaze kuntesha umutwe hejuru yawe arimo aranga kugira ngo yumve ibyo mbwira hejuru yawe umva wagahungu umva urikengeye mba nkufashe nkagushwanyaguza uragira ngo nuko nshaje sha nakuba ni wanjye